iyo witegereje abarwanya ubuyobozi bwacu, urugero ntuzumva bavuga isiganwa ry'amagare, inama zikomeye twakira, cyangwa ngo wumve ahubatswe ibiraro, bitaro, inganda, ibikorwa remezo n'ibindi bikorwa byiza by'iterambere kandi binivugira. Uzumva gusa baraheze kuri baringa y'amoko. Ngiye gusoza mbabwira ibyo mukuru wanjye yambwiye kenshi, nabona ko ari nabyo azize, n'abantu bose babizi bamenye ko badashidikanyije tuhuritse kandi tukaba tubabaye. Twagize ibyago twicirwa n'umuryango wacu wose urapfa, ariko Karasira Aimable we yarambwiraga ati nabuze umuryango wanjye kuva ku babyeyi bose na mama na papa, ariko akambwira ati wiciwe n'inkotanyi. Ariko inkotanyi nubwo zakwiciye wabuze nuwaguha ubuvugiro bwo kubivuga. Nge rero ndabivuga, nibashaka nanjye bazanyica. Ingengabitekerezo ya jenoside imeze nk'urwiri mu murima, iyo utaruranduye n'imizi yayo rwongera rukamera rugakomeza kwangiza. Ingengabitekerezo rero nayo ni nk'uko. Hari amagambo, inyandiko n'ibitekerezo bikomeje gukwirakwizwa bigamije kugoreka amateka, gupfobya jenoside yakorewe abatutsi, cyangwa se gutesha agaciro urugamba rwo kwihagarika. Twumva kenshi abasebya igihugu cyacu n'ubuyobozi kandi bakabivuga mu izina ry'Abanyarwanda cyangwa ubwoko runaka. Mwebwe nk'abayobozi ijwi ryanyu ryakumvikana kurushaho kuko muzi ukuri kwabyo. Niba tutemeranya n'ibyo bavuga bitwaje ko barengera uburenganzira bwacu, guhitamo guceceka ntabwo bidufasha. Amateka atwereka ko amacakubiri atangira mu miyoborere mibi no mu nyigisho z'urwango. Uyu munsi rero tugiye kwiga ku isomo ryitwa jenoside yakorewe abatutsi muri Mata 1990 na kangahe? 94. Abishe abandi ni bande? Abahutu bishe iki? Abatutsi. Hari ucika undi? Hari umuntu uzi ubwoko bwe? Aho kugeza ubu turi muri leta y'ubumwe n'ubwiyunge. Nta muhutu, nta mututsi, ahubwo twese turi abaki? Tubuzwa n'iki koko kurwanya abo bahisemo gukomeza kwinangira? Kuki tutamagana byeruye ibyo binyoma ngo twese tugire ishyaka ryo kurengera ibyo twagezeho? Bisa nkaho twabihariye influencers cyangwa se navuga Minisitiri Olivier, ndabona n'abandi hariya benshi, n'abandi bakoranabushake nka Minisitiri Neri n'abandi banyamuryango bake. Tuzi kandi ko ukunda igihugu cye bidasaba ko abari mu mwanya runaka, kuko twese natwe ntawe udafite umwanya, buri wese ni umunyarwanda. Twakongera ko kuba turi n'intwararumuri, iryo zina rikaduha gushyira umucyo ku byanduza igihugu. Hano hari abantu bangana iki muri mwe bajya ku mbuga nkoranyambaga bagatinyuka kwamagana ikibi? Birakwiye yuko mudakwiye kugira isoni ko abantu bakunze gukora ibintu bidahwitse nibo bakunze kwitwa ko bari cool. Nibaharira space bonyine, mukwiye gutinyuka mugahangana nabo, mukabarusha amajwi, mukagira ibyo musangiza urubyiruko twese dushinzwe. ngo Kagame yapfuye ahubwo basenge ntapfe, kuko napfe tuzakora jenoside yarenze yabo ku buryo izandikwa mu mateka y'isi. Bagira amahirwe. Reka mbasetse, hari igihe abantu babona ngo babyaye abana babyimbye inda n'amatama bakagira ngo ni ukurera, bakabona abantu babyaye abana babiri bato bakeya beza akabarera neza, bagakurana umuco, bagakurana imbaraga, bakarya bagahaga.
bakagira ngo ni ukwanga kubyara ibyana bimeze nk'imitubu. Uri kunyumva? Ntabwo ubwinshi bw'umusemburo bugwiza umusururu. Oya, kuba ari benshi ntacyo bivuze. Bo bitegure Kagame bumva gusa ngo birarangiye. Nta nubwo tuzamushingura wenyine, tuzamushingurana n'ibindi bintu tugomba kumusasira. Ariko nyumva ibyo bajyaga bavuga ngo Habyarimana ngo apfuye ngo bazamusasira, twe tuzasasa karindwi. Wa mbwa we y'umuhutu ntuzatura mu Rwanda ko nta bahutu harimo yitwa ntiharya yitwa Kemishana yitwa umukobwa nawe yavuye Uganda yitwa Kemikira arangije ati nabivuga uko biri izo mbwa ziraturambiye abahutu ariko z'abahutu mwabaye mute mu bwenge bwe umva mu bwenge bwe ni umuhutu kandi uwo muntu ntazongera kuba umuturarwanda ntazasubira mu Rwanda. Wa mbwa we y'umuhutu ntuzatura mu Rwanda kubera ko witwa umuhutu mu Rwanda. Kimwe u Rwanda ntizongera kubaho, nta muhutu uzongera kuba mu Rwanda. Bazaza barurebesha amaso ko ntibazarukandagiramo.